ubutumwa bwiza rero buhera ku rugo, buhera iwacu mu ngo zacu, tukera imbuto. Ntabeho kuvuga gusa Kristo twumvishe cyangwa se twabonye, ahubwo tugasha no mu bikorwa. Tugomba kugera ikirenge mu cyi, tugasha no mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana bitubwira. Data muje duhana umugisha. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Tugwaye ikaze wowe ukurikira Arabohora TV, ni channel yivuga butumwa cyangwa se channel ihagurukiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndagusuje rero wowe wamaze gukora subscribe, ariko nawe utarayikora ndagusuhuje. Icyo ngusaba ugifungura ino video umanze ukore subscribe, numara gukora subscribe ukore na share. Icyo dushaka ntago ubutumwa aho kwabwihererana, ahubwo turashaka yuko ubutumwa ubusangiza n'abandi bose, kuko intego yacu ni ukuvuga ubutumwa bukagera ku isi hose. Amen. Ndabasuje rero cyane, mukore subscribe, mukore share, mwandike comment, mutubwire ibyo mwifuza ko twazakora, ibyo mwifuza ko twakosora, ariko kandi n'ibyiza mutubwire iki ni cyiza mugikomeze. Biba byiza kandi birafasha, kuko turi hano ku bwanyu. Imana duhamagare kugira ngo dukore umurimo w'Imana, buri wese amenye ukuri. Ijambo ry'Imana avuga ngo niba amenye ukuri niko kuzabagera gute, niko kuzaba batura. Yego, kuri kamera rero muri kubona ababyeyi, umunsi ndi kumwe n'ababyeyi, ngiye muri kumwe nawe nivuze siko mbyibagiwe. Nitwa Jeanne Paul, ndi kumwe n'ababyeyi hano kuri kamera, muri kubareba ababyeyi beza bambaye ubwiza bw'Imana, muri kubibona. Tugiye gutangira rero tubasaba badusuhuze, ariko namwe babasuhuze, ntago nasoza ngiye nyine. Turabakiriye mu izina rya Yesu kuri Arabohora TV. Turabekereje. Ndagira ngo batangire batwibwira, duhereye impande yanjye hano, batangira twibwira, dukomeze kuri amubyeyi wundi. Murakoze kutwakira. Nitwa Kanyange Florence, ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza kuva nkiri umukobwa. Haleluya. Nkanda umvuga ubutumwa, umunyampamagaro w'ubushake, aho mbarizwa mu itorero rya Nazareni mu Giporoso, aho ngaho no sengera. Data muje aduhana umugisha. Amen. Twakomeza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, ndi umumama. Nanjye Yesu yangiriye neza, mbarizwa muri ADPR mudugudu wa International Kacyiru, ubu ni paruwasi ya Kimihurura. Yesu aduhana umugisha. Amen. Mwabumvishe abo nibo tugiye kuganira muri kano kanya. Wakweza ngo se bano bantu bagiye kutuganiriza iki? Ndashaka ko murabona n'ababyeyi, murabona ko banajijutse. Tugiye ngo tuganize ku ruhare rw'abagore mu kwamamaza Yesu cyangwa se mu ivuga butumwa. Hari abantu ushobora gusanga bishima kumva ko ivuga butumwa rireba abagabo cyangwa se rireba urubyiruko, ariko ndashaka uyu munsi turebe ku ruhare rw'abagore cyangwa se abadamu mu ivuga butumwa cyangwa se mu kwamamaza Yesu. Ivuga butumwa, kwamamaza Yesu ni ibintu bisa nkaho ari bimwe. Ndifuza ko rero topic tugiye kuganira, ariko tutaratangira mwumvisha amazina yabo. Kanyange, mutubwiye yuko uri umuvuga butumwa w'umunyamuhamagaro kandi ubushake. Kuki ari ubushake cyangwa se umuhamagaro? Ndagira ngo tuhurize ibyo bintu. Umuhamagaro n'ubushake ni ibintu bimwe? Ntabwo ari bimwe, kubera ko ukuntu bitari bimwe. Nkimara kwakira Yesu umwami n'umukiza wanjye mu bugingo bwanjye, nisanze ngomba kumwamamaza. Muri uko kumwamamaza numva nta pfunwe binteye, byiyumvamo mpagurukanywa, vuga imbaraga z'Imana, vuga komera kw'Imana, vuga ibyo Yesu yangiriye kandi byiza. Igituma avuga ko ndi umuvuga butumwa umunyamuhamagaro nuko ari Yesu wampamagaye, akanturanya amagana menshi y'abanyabyaha. Ndi mu gahinda kenshi, ndi mu maganya menshi, bitewe n'urugendo rw'ubupfubyi nari mbayemo. Yesu aranzura. Nagendaga ko sa nk'uwapfuye, nagendaga sa nk'usinze kandi nkanuye, nari impumyi mu buryo umutima wasaga nk'uhumye, kuko nta byiringiro by'ejo hazaza nari mfite. Ariko maze kumenya Yesu ari we, maze kumenya Imana,
ngende ku ijambo rivuga ngo nimuze abarushi n'abaremerewe ndabaruhura. Uko nuko nakiriye Yesu, niyumvamo ko ibyiza nabonye maze kugera imbere y'Imana nta byihererana. Uko niko Yesu yampamagaye, ndahaguka ndamukorera, ndavuga uko nshobojwe, ariko si ukuvuga gusa no mu mirimo isanzwe, kuko hari imbuto tugomba kwera, ndayikora uko Imana yamuje ishoboje. Uko niko Yesu yampamagaye. Igituma avuga rero ko ndumvuga ubutumwa bunyabushake nuko ushobora guhamagagwa ariko ntubigiremo ubushake. Wa muhamagaro ukawuzimya, wa muhamagaro ukawicaza, ariko muri jewe byose ndabifatanya. Nahamagawe n'Imana kandi muri jewe numva bindimo bishaka, byarangiza nkabikora. Batonje twanavugisha. Urakoze cyane. None se umuvuga butumwa w'umuhamagaro w'ubushake kugira ngo umunyamuhamagaro warahamagawe nawe wumva ko ukwiye kujya gukorera Yesu cyangwa se ukwiye kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Wumva uhise ugira n'ubushake. Iyo Imana iguhamagaye ntabwo ushobora gushyiramo ubwo bushake, kuko arabo tugana kuvuga ngo ngende umuvuga butumwa w'ubushake. Ndavuga ngo ndumuvuga butumwa w'umunyamuhamagaro. Ndashaka dusobanurire hano ubushake. Yesu ntabwo abugushyiramo utiri ubwishyiramo. Yesu ubwishyizemo wowe ukavuga ngo ndahamagawe reka nishyemo n'ubushake. Igihe ntabwo byazakunanira. Iyo ari ubushake buvuye ku mbaraga zawe, buvuye ku mbaraga zawe, ugiye ukananirwa. Ariko iyo Yesu ari muri wowe, ari ubushake bw'Imana, Yesu aragushoboza. Ni imyaka maze ndi mu gakiza, nakijwe kuva mu 2000. Urumva imyaka itambutse uko ingana. Iyo hataba ubushake bw'Imana ntago nari kubishobora. Kano kanya rero ndumuvuga butumwa munyamuvuga ko nahamagawe n'Imana kandi ubushake kuko Yesu yashoboje niwe wabishatse. Ubwo abo tugenda tubona bari mu byizerwa uyu munsi nabavuga butumwa ejo yaguye mu byaha, ntabwo afite umuhamagaro ahubwo n'ubushake, yaje ari ubushake gusa atahamagara. Birashoboka ko yaje ari umunyamuhamagaro kandi umushake, ariko turi mu isi dufashije mu ntambara, ntago twaca urubanza. Kuko icyo dura nabyo dura n'intambara nyinshi. Kandi ntago turageraho umwanzi atarasa umwanzi. Kandi twibukenye yuko iyo igiti cyeze nicyo giterwa ibuye. Burya igiti kiteze ntago giterwa amabuye. Igiti reka dufate igiti cy'umwembe. Iyo kiriho umwembe, ndabyuka turi abanyeshuri tukiri abana batoya, twageraga ku giti cyeze, buri mwana wese akifuza gufata ibintu bagire gute atereho. Bisona ngo ntago twaca imanza, ko umuntu yari bari mu mbaraga uyu munsi ejo akagira gute akaba ari mu ntege nkeya. Turi mu isi, turi kuri tere. Iyi tere turimo na Satana yirimo kandi ayikoreramo. Nkunganiye turi no ku rugamba. Hari abo Satani yiciye mu nzira. Cyane. Iyo uri mu muhamagaro rero hari igihe akwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira, ndetse akakwereka ko nawe utazagerayo. Ariko ku muntu wizera Imana, uzi ko Imana ariyo byiringiro, arakomeza. Ntabwo acibwa intege nabo ngabo wenda bari barahamagawe bakavamo, cyangwa se wenda bakanagwa mu nzira. Ibyo ntago ibyo ngibyo twe nitunabireba, icyo tureba ni Imana iduhamagariye twebwe gukora kugira ngo nabo bantu bagaruke. Dushobozwa byose na Kristo duhimbaraga. Bakunzi ba Arabohora TV, muri kumwumva Kanyange uburyo ari kudusubizamo, ubutaza bidusobanura neza. Reka tube tubihagarika ariko ubutaza bitubwiriza ko ntago nanyuzwe neza. Yego. Nawe ushobora kutanyuzwe nkanje, ariko tuzangira tumutumire ubutaha. Tujya ngo tujye kuri mwarimu Betty. Atuye ko witwa mwarimu Betty, ubundi bavuze Betty kwa ntakubonye bwa mbere kuri kamera. Mwarimu Betty ni muntu ki, bamumenye gute? Mwarimu Betty ni umubyeyi ucishijwe bugufi no gukorera Imana. Mfite ubushake aho umuntu wese yabari ashaka kwegera Yesu. Ndumva mfite uwo muhamagaro wo kumugeraho ngo akizwe. Ndavuga bari mu Rwanda hanzeho ya umuhamagaro ndawufite. Ubushake bwo ni ubushake bw'Imana. Kuko nibwo bwangize uwo ndiwe. Hari ijambo mwimuvuze mu kanya ngo dushobozwa byose na Kristo duhimbaraga. Dushobozwa ntabwo twishoboza. Nta kintu Kanyange yavuze ngo ubushake ngo mubwo butumwa ubushake atubwo kuntu ubushake bukora n'umuhamagaro bikora. Ariko ahita tubwijamo dushobozwa byose na Kristo. Ubwo bushake Kristo atagushoboje bwa bushake bwa zero. Siko bimeze cyane. Umva ko ariko hari n'uruhare rwawe kwemera. Kuko Imana ntago yagigeze idushyiraho agahato. Imana yadutandukanije n'inyamaswa, yatugize abantu. Aho umuntu atandukaniye n'inyamaswa, umuntu aratekereza, umuntu yahitamo icyiza,
umuntu yatekereza gukora uruganda akarukora, umuntu yatekereza kuvuga ngo mvuye muri ibi bibi ngiye mu byiza akabishobora, ariko inyamaswa uko yisanze ni kwiri ntiyiyungura, nyine ni inyamaswa. Rero ubushake bw'Imana bukorera mu muntu. Iyo umuntu nawe yahisemo Kristo nibwo bigenda neza, kuko hari igihe abantu benshi bibeshya akavuga ngo nanjye ndi mu bushake bw'Imana kandi yarayobye. Imana ntabwo iyoba. Yego, ibyo ni birebire. Murakoze cyane bakunzi ba Arabohora TV, mwese muduteza amatwi muri kano kanya. Iki kiganiro cyaba kirekire cyane kandi ntabwo twifuza ko twabigira insanganyamatsiko, kuko icyo mbijeje nge ndi hano kuri kamera nuko ubutaha tugiye kubategura ikiganiro kigeneye n'umuhamagaro, tukamenya umuhamagaro icyo ari cyo, tukamenya umuvugabutumwa w'ubushake aho ahurira n'umuhamagaro, ese nimba bihuye, ese nimba ari bimwe, nimba bitandukanye, bakatubwira aho bitandukanye cyangwa se aho bihuriye. Ndakibije icyo kiganiro tuzagikora. Reka tujye ku insanganyamatsiko, ariko tutarayijyaho turagira ngo dusabe Kanyange unyegereye asenga Imana dutangira ikiganiro. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, twarakubonye tubohora, twarakubonye udukiza, utuvana mu magana menshi y'abanyabyaha, ututandukanya n'ingoyi za Satani. Ibyo turabigushimye Imana. Wadukijije byinshi, udukiza imiruho, utukiza imitwaro twari twikoreye, udutandukanya n'ikibi gigetse kuri icyo, uduha kumenya iby'ijambo ryawe ritubwira. Bana natwe muri aka kanya, buri wese ukuri cyo kiganiro kibashe kujyaho kimuvana, kigiye n'ahandi kimugeza, ku buryo dukora mu byiza ukatujyana mu bundi. Dushoboze, kuko dushozwa byose na Kristo duha imbaraga z'Umwuka Wera ziri hagati muri twebwe, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, uruhare rw'abagore mu kwamamaza Yesu Kristo, cyangwa se uruhare rw'abagore mu ivugabutumwa. Ndatangira mbaza mwarimu Betty, iyo bavuze cyangwa se iyo bavuze umugore, cyangwa se tujye mu gakiza, cyangwa agakiza, ivugabutumwa, kwamamaza Yesu, bihera ahantu umuntu ari. Sicyo ko bimeze. Mbere yuko njya kubwiriza abandi bantu, ndamanza mbwiriza abo turi kumwe, cyangwa ndibwiriza, nyuma kwibwiriza mbwiriza abo turi kumwe. Uwo Yesu mfite njye mbona ujya kumubwira ahandi. Icyo nshatse kuvuga nuko bihera mu muryango. Ubundi umugore bivuze iki mu muryango kuri wowe? Umugore cyangwa se n'uruhare rw'umugore mu kubaka umuryango. Ndagira ngo tubwire ibyo bintu mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko. Umugore ni umunyamumaro cyane. Umugore Imana imurema yabonye ko ari umunyamumaro, ndetse ngiye kuvuga uruhare rw'umugore mu muryango. Ubundi namwe mwarabyawe, kandi mwabyawe n'abagore ba mama banyu, sibyo? Kuba rero umugore rero icyo navuga ni umunyamumaro, ni mama w'abana, ni we waruganiza urugo, ni mutima w'urugo. Ni ukuvuga ngo ni umutima w'urugo umugore, kuko umugore iyo umugore ari mu rugo ashobora guha discipline abana. Umugore niwe Imana yashimye ko acamo Yesu yakoresheje Mariya kugira ngo Yesu agere mu isi. Urumva umugore ni umunyamumaro. Iyo uvuze rero ngo umugore ni uruhare rwe mu muryango, ni uruhare runini cyane rw'umugore. Tunabivuze ntitwabirangiza, duhereye ko Yesu yanyuze muri Mariya. Imana icungura abantu yakoresheje Yesu, ariko Yesu anyura muri Mariya. Rya jambo rivuga ngo imbaraga z'Imana zizamukingiriza. Mariya aravuga ati nabyara gute ngiye ntarabonana n'umugabo? Imana iramubwira, umwuka w'Imana aramubwira ngo imbaraga z'Imana zo nizimara kugukingiriza bizashoboka. Rero umugore yashobojwe na Kristo kugira ngo agire umumaro. Navuga rero ngo umugore ni uw'umumaro cyane, kuko umugore nawe agira uruhare mu kubaka umuryango ndetse na sosiyete. Ikindi kandi umugore yagize uruhare mu kwamamaza Yesu. Turibuka ubwo Yesu yazukaga, abagore bajyanye ibihumura neza baragenda, ndetse ngo Yesu nibo abantu yabonekeye bwa mbere. Biriya byo tubivuze ukuntu yabonekeye bwa mbere. Turi ku muryango gatoya. Turi ku muryango. Rero ku muryango umugore afite uruhare runini mu kubaka umuryango. Urahari. Ubwo ingo zidafite umugore ntabwo zishobora kuzamuka, abana badafite batarirwa n'ababyeyi ntabwo rero bashobora kujya. Icyo ushatse kuvuga? Oya, sicyo bishatse kuvuga.
umuntu ashobora umuntu utarazana umugore cyangwa wamuzanye wenda akagira ibyago akamubura nawe ashobora kwiyoroganiza cyangwa se bishatse kuvuga ko umugore ni uw'umumaro cyane umbajije umugore ariko nanone umugore abaho kuko habayeho n'umugabo kugira ngo yitwe umugore nuko habayeho n'umugabo ubwo rero baruzuzanya n'umugabo ashobora kugira umumaro mu gihe cye ndetse hari n'abagabo bashobora gukora ibintu byose agakora uruhare rw'umugabo agakora n'urw'umugore none se nk'uwo nguwo nyine udafite umugore ntabwo yabura kurera abana kandi Imana yaramuhaye izo nshingano yaragize nk'ibyago hari nk'abamama bagize ibyago bapfa babyara nk'abo bagabo basigaranye ibikomere none se bo ntibarera abana barabarera ariko tuvugishije ukuri naga imitima yabo ibinezerewe bibaye byiza baba bari kumwe n'abafasha babo ndumva nabigarukiriza aho ngaho Kanyange sinzi nimba icyo yakongeraho kugira ngo dukomeze warubaje ikibazo ngo uruhare rw'umugore mu muryango cyangwa se n'uruhare rw'umugore mu kubaka umuryango tuvuga umuryango nyarwanda reka twifashishe ijambo ry'Imana nta kibazo byari byiza kurushaho murakoze kadusome mu gitabo cya Rusi ku ijambo ry'Imana rivuga ni inkuru z'umugabo witwaga Elimeleki yari afite umufasha we witwaga Naomi bari Mowabu noneho mu gihugu cyabo haza gutera inzara basukira mu kindi gihugu basukira mu kindi gihugu ariko bafite abasore babiri bafite abana babiri b'abahungu bageze mu icyo gihugu bari basukiyemo bagiye gushaka imibereho bashaka abakobwa muri icyo gihugu ndagira ngo ngane ku gisubizo cy'icyumbajije bashakitse abakobwa muri icyo gihugu ntabwo byabahiriye igihe cyarageze b'abasore bagira bate barapfa ariko na papa wabo arapfa umukecuru cyangwa se uwo umubyeyi nyina w'abahungu wasukiye muri icyo gihugu asigara ari umupfakazi asigara asa nk'aho abaye incike ariko asigara n'abakazana be babiri noneho aza kumenya ko nubwo yasukiye mu kindi gihugu igihe cyaje kugera igihugu cy'iwabo inzara irashira amenya ko imibereho yabonetse amenya ko imirire ihari haleluya biba ngombwa ko asubira mu gihugu cy'iwabo noneho ko imirire ihari ubuzima bwe bwabonetse ngo mu gihugu cyabo nta mibereho yari ihari bajya mu kindi bajya gushaka ubuzima ariko aho bageze aho ngaho agenda atwaye agenda n'umugabo we n'abasore be abana be babiri b'abahungu bahageze byumvika ko bageze mu gihe cyo kujya gute cyo gushaka bashaka abakobwa ubwo abakobwa bange babiri muri cya gihugu basuhukiyemo Orupa na Rusi yego siko bimeze ariko igihe kigeze wa musaza Elimeleki agira gute aritahira arapfa amaze gupfa nyuma yaho n'abahungu be bagira bate barapfa bapfa nta n'umwana basize imusozi umukecuru aza kumenya amakuru umubyeyi aza kumenya amakuru ko iwabo imibereho yagize gute yabonetse abwira abakazana ati muze hano ati najya mbabwire yuko ngiye gusubira iwacu sinzakomeza kuba inaha n'undi ntacyo maze nta mugabo mfite nawe nanjye bagize bate barapfuye none muri mu gihugu cy'iwanyu mwe muri iwanyu abahesha umugisha ntacyo mutakoze ariko ndababohoye muracyari batoya mugende mushake abandi umubyeyi yarakiranutse umubyeyi yaragize gute yarakiranutse yarakoze kibyeyi kandi ko yagomba niko yumvaga agomba kubikora Orupa aramusoma aramusezera aranarira asezera nyirabo kandi yarize yerekana ko amukunze kandi aramusigara urwo rukundo narwo twarukema oya yaramusezeye aranarira nk'udashaka kumusiga arangije aragenda kuki yarize niba yaramukunze iyo bagumana njyewe ngaho navuga ko ari nkageraje bivuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke yego umutima wa Orupa besha ko wari ukunze ariko kuko umubiri intege ziba nkeya bati ntamva yashaka sinkwanze ariko n'umubiri nambaye nawe ufite urimo kunyobora ndacyari mutoya yego
kandi ubu nta cyaha yarakoze kuko umubyeyi yaramusezeye nyirabukwe yaramusezeye amuhesha umugisha nta cyaha yarakoze. Noneho ngo amaze kugenda ariko Rusi rwa ruhare rw'umugore mu rugo rwe ndetse no mu muryango muri rusange. Rusi aravuga ati uyu mubyeyi nubwo asezeye ni mabukwe kandi umuhungu we yari umugabo wanjye, ntacyo twapfuye twatandukanijwe n'iki n'urupfu, duva nta mpamvu kugira gute yo kumusiga. Muri Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 ngo Rusi aramusubiza ati umubyeyi yari amaze gusezera umukazana. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpuye ndetse bikabije. Umukazana yagaragaza ubutwari budasanzwe. Uruhare rw'umugore umugore hano bisobanura iki? Umugore icyo yemeje aragikora. Mwene data yavuze ngo umugore ni mutima w'urugo. Umugore ni imbaraga. Ni imbaraga z'urugo, ni imbaraga z'igihugu, ni imbaraga z'itorero. Yego. Kandi icyo umugore yemeje akigeraho. Hano Rusi yavuze ijambo ryiza avuga ati ntago winyingiga kugusiga. Yatekereje kure avuga ati se uyu mubyeyi ko yatubyariye abagabo none bangize bakitahira akana n'umwuzukuru tumuhaye akabasigaye wenyine turamusiga bo wande cyangwa arataha wenyine bigende bite azakuraho umuvomera amazi, azakura he umuba hafi umunsi yarwaye, azakuraho umwambika, azakuraho uzamutsindagiza akabando, azakuraho ujya kumushakira icyo kujya, yiyumva mu rundi rukundo, yiyumvamo ko we nubwo uyu ngo yakuze ageze mu zabukuru ariko je mfite imbaraga zo kubona nakora nkamusindagiza nkamusunika iminsi asigaje. Yo haleluya. Warangije avuga ati winyinginga kugira gute kugusiga, aho uzagwa niho nzagwa, icyo uzajya nicyo nzajya, niyagira ikintanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpuye ndetse bikabije. Agira indahiro, iyi ni indahiro. Amukunda karamata, baba nk'agati gakubiranije, yanga gusiga nde izo ni imbaraga z'umugore. Ngo barajyana basubirana he mu cya gihugu, ariko uko urupfu yagize gute we yagiye. Ngo bagezeyo umwana w'umukobwa atangira umva imbaraga nayo mvuga. Ntago bagezeyo ngo bafata amaboko bavuga ngo turapfuye turashize, ari mabukwe n'umupfakazi ari nanjye ndumupfakazi. Hoya yarahagurutse Rusi ngo ajya gushaka ikibabishaho. Yego. Ngo ajya guhumba mu murima wo kwa Bowazi. Yari umukire. Bakajya basarura. Rusi akagenda guhumba. Uvuga ngo iyo bamaze gusarura, wowe ugenda utoraga utwagize gute? Utwasigaye. Tumwe batajya banifuza gutwara, tuba tundi bavuga ngo tunutwe inyoni. Yego. Ariko Rusi yiyumvamo yuko agomba gushaka imibereho ye na nyirabukwe. Izo ni imbaraga z'iki z'umugore. Muri kwa gushaka imibereho na nyirabukwe wakajya atahana ibyo kujya akabishira nde nyirabukwe bagasangira. Bituma nyirabukwe amwiyumvamo cyane avuga ati bibaho ko nabura abana ariko ngasiga no mukazana umeze ucya. Izo nkuru ni ndende cyane, ariko na Rusi byarangiye hakuye iki umugisha. Aza kubana nande na Bowazi, umucunguzi w'ubwoko, umucunguzi. Birangira bagize bate babyarana nde babyarana Obedi. Imana imuhuza amarira. Na wa mukecuru haleluya, wa mubyeyi wa nyirabukwe wa Rusi yarabaye incike. Nawe disi yisanga afite umwuzukuru nawe akikiye, yisanga nawe afite umukwe. Ubwo uruhare rw'umugore rero ni runini cyane, ni runini rwose. Yego, ni runini cyane, ntabwo twarwa ngo turangize. Hari ijambo nasomye bivuga ngo kwihangana ukarindira byemeza umutware, kandi ngo namba kuri shebuje no uzashima. Mpamvu mvuze aya magambo mu byo uvuze numvishemo ikintu bita urukundo, ubutwari, kwitanga ukareka ikintu cyo gufite agaciro, kugikindi runaka ushaka, kugira ishyaka ry'ibyishimo, no kunyurwa. Ubwo ibyo bintu bitaranze umugore wa muryango duteze ntago kugira ngo umere neza biragoye, ufite ikibazo. Ndumva cyo mu magambo makeya aribyo mushatse kuvuga, siko bimeze. Yego.
zima ikindi wakongera ndabona ko rwose ibyo biranabaye, urukundo, ubutwari, kunyurwa no no kugira ishyaka kwihangana. ry'ibyiza. abaduteze amatwi rero nimba ushaka ko umuryango wawe ukomera, hano dutezwa amatwi n'ababyeyi n'abandi bakobwa kandi bifuza gushinga urugo. Nimba ushaka uzubaka umuryango ugakomera ukagira agaciro, ibintu bikurange. Reka twigire mu ivugabutumwa rero. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'umugore mu ivugabutumwa. Yego. Mwarimu Beti, ubundi ivugabutumwa cyangwa se kwamamaza Yesu bishatse kuvuga iki mu magambo make yavunaguye, kugira tuze kubihuza n'uruhare rw'umugore, tuze kukuza n'ibi bintu. Kwamamaza Yesu numva ari ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ushobora kwamamaza Yesu ubwiriza, kandi kubwiriza birumvikana ko bihera mu muryango, kubanza kwera imbuto mu muryango, ukagira ubwo butwari no kwihangana, ukabiba urukundo. Noneho kandi ntabwo wabwiriza cyangwa wakwamamaza Yesu utamufite. Mbere ya byose ubwo urabanza ukamugira. Uko umuntu agira Yesu rero nuko yihana, akareka. Imana yabwiye Aburahamu ngo va muri Uriya Bakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka. Banza uvaho waruri habi, noneho winjiraho Imana ishaka kuba, kugira ngo noneho ubone kwamamaza Yesu cyangwa kubwiriza. Bivuga ngo nubwo twicaye hano hari aho twahoze, hari ibyo twabagamo, ariko hari ibyo twanaretse tujya kwamamaza Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo niba umuntu atarakijijwe cyangwa se yangaga abantu b'abarokore, kuko hari n'abantu bajya banga ngo abarokore, bakumva atabakunze cyangwa bavuga Yesu aba ari bo bose. Urugero nk'abantu bakoresha ibigirwamana ntago bakundana na Yesu, ntago bakunda n'inkuruzi. Rero kwamamaza Yesu numva ari ukubwiriza ubutumwa bwiza bukiza. Uwari urushye akaruhuka, sibyo muvandi? Uwari wihebye agasubizwamo ibyiringiro. Uwari urwaye yarayobotse inzira y'abapfumu akava mu bapfumu akagana imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Kwamamaza Yesu ni ibintu byiza, ndanabikunda kumwamamaza. N'ubu turi kumwamamaza. Ikindi, kwamamaza Yesu uri umugore biraryoshye kweri. Icyambere, abagore bamamaje Yesu yazutse. Reka nifashishije nkajya nko muri Luka no muri Matayo, Mariko, Luka na Matayo, wisangamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka noneho mvuge ukuntu abagore bamamaje Yesu. Tujye tubihuza n'ibyanditswe kugira ngo batagira ngo nibyo turi kwikura muri twebwe, tuhuze n'ibyanditswe. Tubihuje n'ibyanditswe. Yesu yarapfuye, kuba mwemera barabizi ko yapfuye. Kuri Pasika arazuka. Muri icyo gihe rero yarapfuye, bashyizeho abasirikare barinda imvu. Bararinda, ndetse ngo barinda uko babyumva n'uko babitegetswe, ngo babaha n'amafaranga ngo barinde cyane, ejo batazabeshya ngo wa mugome yazutse. Bashize igitare cyo babanje kugishyiraho bamushyingura, ngo baragiye bashyiraho igitare. Ni nko gusimanta, cyangwa ubundi igitare ni nka sipaguru kugira ngo atazazuka. Bibwira ko sipaguru nibayishyira hatanyuramo ngo azuke. Urimo uracyumva neza? Yego. Kandi hari abantu bagifite imyumvire ipfuye, bumva ko Yesu atanabazura, atazura n'ibyabo, atabona n'ahanyura azura ibyabo. Azura ibyabo mu izina rya Yesu. Kuko niba bariya bararinze bagashyiraho sipaguru, ngo noneho za mbaraga ziri muri Yesu. Bibiliya ivuga ngo marayika birindura igitare. Sifa kwa Bwana. Abirindura iki? Igitare. Ngo arangije akicaraho. Bishatse kuvuga ngo yakibirinduye burundu. Iza mbaraga zarwanyaga abantu Yesu yarazicariye. Nari mpagurutse, yarazicariye. Bivuga ngo yabishyizeho iherezo burundu. Aho muri muvugire ngo burundu. Nubwo wowe ubona bidakunda, ariko yabishyizeho iherezo burundu. Iyo umwizeye rwose ugira izindi mbaraga. Arangije rero kukicaraho, ngo marayika birindura igitare. Akibirinduye akicaraho. Ese marayika ninde wabirinduye igitare? Marayika Bibiliya ivuga ni Yesu ubwe wakibirinduye. Ni za mbaraga zari muri we yarazimanukanye ziranamuzura. Kandi mwibuke n'ijambo rivuga ngo abafite ibyo byiringiro bazabipfana
babimanukane ndetse mpanda nivuga babizamukane bivuga ngo nta muntu w'Imana upfa gupfa gutafashijwe reka nibibaho Imana ishimwe cyane uruhare rero rw'aba bagore nirwo ngezeho ngo abantu bari barinze icyo gitare sifa kwa Bwana amen haleluya ngo bari bakirinze neza cyane bakorutiriye ngo maze ngo igitare kiribirindura niba haraje umushyitsi ntumbaze aho bari simbizi bisanze imvirangaye bibaza uko byagenze ko twarinze tukaba maso tugashyiramo imbaraga fande wacu ko nta kintu atadukoreye ubu turabigenza gute turavuga iki afande waba barabimenye kuri icyo gihe kwamamaza Yesu niyamamare mama niyamamare haleluya munyihanganire nkarangize arangije ndimo ndegera ku musozo uko nyine ni ikiganiro na mwene data ndabona ababwa noneho barangije rero ariko Yesu we uraryoshye ngo amaze kuzuka abagore baje biruka baza kureba ngo bahageze barabaza ngo murashaka iki ngo turashaka Yesu wapfuye bakamuhamba hano ngo Yesu arababonekera arababaza ngo murashaka nde turashaka Yesu arababwira ngo nimugende mubabwire ngo ntari hano yazutse ahubwo muzahurira hehe i Yerusalemu Imana ishimwe amen abagore bamamaje Yesu ariko Mana uhabwa icyubahiro amen bamwamamaje neza baragenda baravuga ngo Yesu yazutse natwe abantu ntibabyumva bati se yazutse gute noneho wa undi wabarindishije arababwira ati nimwakira amafaranga mwe kubivuga mubigira ibanga n'abagabo mwe turabinginze dore yazutse ari mwe muhari ari mwe murinzi nimuyabike muyarye mukemura ibibazo byanyu ariko mutavuga ko yazutse kuyoba kw'abantu bamukurikira kukaba kwishi kuruta kwa mbere babyitaga ngo nukuyoba kuko bamukurikiraga bari beje Yesu iyo yahanyuraga baramukurikiraga bo bagashaka kuzibiranya ubwo butumwa ngo butamamara amafaranga barayafata umugabo wawe tuvugisha ukuri yabona umugisha wako gafaranga niba ari umurinzi cyangwa ari n'umufande ntiyihutira kujya gukemura ibibazo by'urugo ngo abagabo baragenda bashyira abagore amafaranga niba stock yari yashize ntumbaze aramubwira ati aya mafaranga wayakuye sheri Yesu yazutse ariko ntubivuge wowe genda uhahe ariko ntubivuge utekera abana barye neza bari ariko ntugire ntimubivuge mwabagore mwe turabazi n'amagambo yanyu ariko yazutse umugore akajya ku isoko ati ni mumpe 50 kilo z'umuceri ati mushiho na superi umva da superi ko sanzwe tuzi wambara ziripendwa na reyari superi turutse he none uguze superi 140 byagenze gute bigenze bite umugore akegera ucuza ateka Yesu yazutse haleluya wayampaye yamamaza ariko ntubivuge umukarani bahaga igihumbu byikoreye niba simbizi cyo gihe nta gukatuza terura tugende ati urampa 2 ati ndaguha 5 dukomeze tugende umugana ati mabuje kwajya nko 300 cyagenze bite Yesu yazutse kuri boshero waburaga ikiro cy'inyama akagura 5 bati se none kwaguraga irobo n'inusu Yesu yazutse unitegereje dusesengwe hari ibitabo bigenda bibikomantaho niyo mpamvu usanga mu minsi mikuru baraguza amanyama banu bumva ko iminsi mikuru ari inyama ari ukurya usanga bujeri zabonye isoko Yesu yazutse ubuzima buraza bivuga ngo yazutse ubuzima buraza abarya bakarya bakira indwara bagakira abambara bakambara Yesu yazutse nibaba bakibihishe rero abagore bagenda babyamamaza gutyo ntubivuge yazutse ariko ntubivuge barabyamamaza biravugwa na bugingo n'ubu niyo mpamvu turi kuvuga imbaraga z'umugore mu kwamamaza Yesu haleluya amen Imana ishimwe cyane ariko mantemwe nize kubona ngo ushaka inkuru yamamara cyangwa se igira kure ngo yibwira umugore buriya siyo mpamvu Yesu yiboneke yeretse abagore kugira ngo bite bisakara hose bose amenye ko yazutse oya nibyo reka simbizi ariko mbona ko
abagore bagirisha ku bundi kandi ikintu bakoze barashishikara sibyo ryashaka bagize bajya kumureba niryo ryatumye Yesu ababonekera ikindi kandi nakongeraho none kuko icyaha kinjiye kinyuze hehe mu mugore dusomye mu itangiriro umugore cyaciye mu mugore urabona ko inzoka yaraje ibwira umugore ngo harya Imana yarakubwiye ngo ntuzarye kuri iki giti yarakubeshye yagira ngo utazarema nkayo umugore aba confused aravuga ati ariko wasanga ari byo inzoka irambwira iti you can test now wowe ryaho gusa njya ku rubuto arya ku rubuto icyaha kiba kigize gute kiba gitutse ku mugore Imana rero ngo irokora isi n'abantu yongeye gukuraho icyaha binyuze hehe mu mugore igihe yacaga muri Mariya umugore nanone Imana imusubiza agaciro ahabwa ijambo ariko ubundi ariko tugiye ukuntu icyo cyaha cyaje buriya cyanyuze mu mugore ariko na nuriya mugabo wo muri na Adamu thank you uriya mugabo nawe ntiyagize kwirinda kuko yahise afata ararya ntiyabaye maso ariko biragaragara ko bakundanaga bari babanye mu rukundo ntacyo yari bwime sheri we ariko nanone na sheri wawe wakujyana mu mafuti ntiwirinde ntabwo ari byo kandi sheri atagushyira mu mafuti ntiyagushyira mu mafuti gute kandi yaramuzaniye imbuto Imana yarababujije akaba araziriye agaha n'umugabo nawe arangije ikintu cyantangaje Imana ngo yahise ibasura ibaza Adamu ngo urihe ati numvise imirindi yawe ntunga mu maso hawe batangira kwishyiraho ibikaritusi ibintu by'ibibabi bari bacumuye icyaha cyari kibambuye ubutware bamaze gucumura batangira kwihisha noneho Imana ibabajije ibaza umugabo byagenze gute ni wa mugore wampaye umugore ababaye ikibazo babajije umugore bati wowe kukiza imbuto waziriye ukanazizana ni ya nzoka waremye ubwo si yo babaza inzoka yari buvuge ngo iki yari buvuge ngo ni ya Mana icyaha bagiherereza hehe ku Mana ariko nicyo cyaha dufite na bugingo n'ubu niyo mpamvu abantu batihana usanga bitana ba mwana ariko umuntu aciye bugufi akavuga ati Mana mbabarira aha nacumuye kuko nicyo Imana yabashakagamo yarishatse kumva ko bavuga ngo tubabarire twacumuye ariko batangira kuzunguruka uzumva n'abantu iyo bihana barabicikira ntabwo ari byo mureke twemere ko turi abanyantege nke dusaba Imana imbaraga uruhare rero rw'umugore Imana yaramukoresheje irongera uzura ibintu byari byaragize gute byari byarapfuye umugore arakomeye yego Imana igumugisha cyane kayangera nawe ndashaka kongeraho yize nongera kuri mwene data Nyiramukiza Betty mukozi w'Imana amaze kuvuga haraho mubajije amuga ngo ese kuki yaravuze ati Adamu yararangaye bituma bose bakora icyaha ati kandi ari sheri wiwe ari umukunzi wiwe ntiyagomba kumukwemera ibyo amubwiye ijambo ry'Imana uko ritubwira turi muri iyi si Imana duhaye ubwenge iduha ubwenge iduha ubumenyi bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi mu migani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4 handitse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka kumenya ariko kuzuza amazu yo muri rwo mu bintu byose by'igiciro cyinshi ni by'igikundiro ubwenge nibwo bwubaka iki urugo kandi rukomezwa no kugira gute no kujijuka nubwo habayeho kuvuga ngo Eva abwira Adamu ati hano nabonye urubuto kandi naruriye numva rumeze neza nawe dufatanye hagombaga ikintu cyo kuvuga nka Adamu nk'umuntu warabwiwe inshingano nk'umutware nimba tunibukira neza muri biri jambo ry'Imana ko ritubwira Adamu ahabwa ziriya nshingano ntabwo Eva yari ahari cyo tukibukiranyeho Adamu ahabwa inshingano ntabwo Eva yagize gute yari ahari yazihawe wenyine barambwira ati dore nguhaye Edeni uzayikorere biriya uzabigenze gutya ariko hariya ni muri kirazira no uzahagera Eva ntabwo yari ahari bisobanura ngo icyaha ntabwo twagisurikira kuri Adamu cyane ariko habaye kurangana ntabwo yabaye maso iyo amubwiye atereka da icyo kintu ntabwo nemeye kujya gute kugifataho ntabwo yari kwakoze cyaha imbere y'Imana tutagiye na kure umutware
umugore agendera mu mategeko y'umugabo, umugabo ari hejuru y'umugore. Ni ukuvuga ngo umugabo niwe ubanza agaha amabwiriza urugo rwe. Iyo rero Adamu aba maso akabwiriza umugore akamwibutsa akamubwira ati mu nshingano naguhaye ibintu birimo ntago yari bubikore. Aho ndasubiza yumviye inzoka kubera ko umugabo atamuhaye amabwiriza cyangwa ushatse abagabo se muri iyi minsi turavuga utumve neza hano icyo dushaka kuvuga ikosa undi ijambo ry'Imana yatubwira ngo twenda ko ijambo ry'Imana rivuga ntabwo tubutanduka ijambo ry'Imana. Ijambo niyo habaho gusezeranya abageni bagiye kurushinga ryo kubaka urugo, hari bwiza rivuga ngo mugabo kunda umugore wawe, umugore nawe gandukira umugabo. Bisobanura ngo iyo Adamu aba agira imbaraga akagira ubutwari yego bwo kuvuga ngo icyo kintu ni ikize nitwemeye kujya gute kugifata, kuko umugore yahawe ishinga zo ngo umugore gandukira umugabo wawe, ntabwo Eva yari kurenga ku itegeko. Hari ahantu Adamu yagizeho intege nkeya na Eva ahagira intege nkeya, bombi bose bagize intege nkeya, bose rwose baracumuye. Nako ijambo ry'Imana yatubwira ngo tugire ubwenge nibwo bwubaka iki urugo. Umudamu cyangwa se umugore ya mu rugo rwe uruhare afite mu rugo rwe cyangwa se kwitorero, umugore twaza ko ari imbaraga, umugore aba maso, umugore agira ubwenge ndetse n'iterambere ry'urugo rikajya gute nikaboneka. Hano dushatse twakwifasha inkuru zo muri Samweli, ntago ndi bujye hirya y'ijambo ry'Imana. Samweli wa mbere ibice 25, dushatse twasimbuka tukajya ku murongo tujye ku ngwa 23. Ni inkuru ndende. 25 23 Samweli wa mbere handitswe ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava mu ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye amugwa ku birenge aravuga ati Nyagasani icyo cyaha aba ari jye ugihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumve amagambo y'umuja wawe, ndakwinginze Nyagasani we kwita kuri icyo kigogi Nabali, uko yitwa niko ari, izina niryo muntu Nabali niryo zina rye kandi ubupfu nibwo kamere ye, ariko jyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani Uwiteka Imana itugire neza. Hano hantu Abigayili yabura ubwenge uru rugo rwari gushira rwose pe. Haleluya. Amen. Uruhare rw'umugore mu rugo rwe mu iterambere ku itorero, abagore Imana ari ubwenge Imana yabahaye, suko n'abagabo batabufite ariko hari izindi imbaraga Imana yagize gute yabahaye. Haleluya. Turifasha ibyanditswe byera. Hano hantu Dawidi ari mu buhungiro, ari mu buhungiro yahunze Sawuli. Nubwo Dawidi yari afite amakuru ko azajya azima ingoma, ariko yaravuze ngo ntibikabeho yuko nkora kuwasizwe. Amena. Akajya agendera kure yande ya Sawuli, akajya mugendera, ariko Sawuli akabaho iteka higa ubugingo bwande bwa Dawidi, ariko Dawidi akamugendera kure. Muri bwa buhungiro Dawidi yagiyemo ahasanga umukumbi wande wa Nabali. Dawidi akajya abwira abagaragu be ati nimwahire umukumbi wa Nabali. Uriya mukumbi we ari amashyo ye ntazabura icyo kujya gute, ntazabura icyo kujya, ntazabura icyo kurisha. Baba muri ubwo buzima ngo umukumbi wa Nabali ukajya utaha ushishe uguwe neza. Ariko abashumba baza kwibwira umudamu wa Nabali ati nuko ubona ya mikumbi imeze kuriya, hari umugabo wahahungiye, hari umugabo uhihishe, yewe n'abari iruhande rwe bose nibo bajya badufasha kwahirira iki n'umukumbi, tukawuvoma tukaha amazi zikagubwa neza. Bibaho ngaho ngo ariko igihe kimwe Dawidi atuma kuri Nabali ati dore aho turabasuhuke, turi mu buhungiro, gira uko tugenza uriho kutugirira neza. Byumvikane ko ntacyo kujya cyaba bafite, bishoboka ko kire cyitwa imireke cyashize, batigira uko tugenza. Kandi Nabali ngo yari umukire, Nabali arangije ati nkugira neza nkande urinde, byagenze bite? Babandi Dawidi yatumye basubiza inkuru kwa Dawidi ati Nabali muyadukoreye, sino kutwima ibyo kujya,
ahubwo yanatubwiye nabi yanadututse. Haleluya. Amen. Yatubwiye nabi yagize gute? Yatwutse inabi. Dawidi azabiranwa n'iki? N'uburakari. Ati uretse na nabari nta uri mu nzu ye nunga ndi busige. Dawidi asohoka cyo agenda agiye kugira nabi. Yo haleluya. Ariko umugore wuzuye ubwenge, umugore wuzuye imbaraga z'Imana, umugore wuzuye kunesha, umugore wuzuye ubundi irindi hishurirwa kwihangana, yari afite ubwenge burimo ishaka ry'ibyiza, yitangira urugo rwiwe. Haleluya. ahita apakira imirire ashyira ku ndogobe. Amakuru umwe mu bagaragu we arazambwira ati uzi ibyabati ba bantu batugiriye neza baje kudusaba icyo kurya, databuja nabari arabibintu sino kwibima gusa gwebutse inabi. Umwe ati ibintu byabaye ati kandi umujinya ari bugire sinzi aho turi bukwiza. Ababyeyi umugore udasanzwe, umugore w'ubwenge, arapakira. Imana imuha iki? Ubwenge. Apakira ibyo kurya, ashaka undogobe, imitsima, buri kintu cyose. Abwira umugaragu ati ihute n'indogobe mu bitanga imbere, kuko Dawidi nta mukagaro aje birabibi cyane ngo ibyo kurya biragenda. Dawidi mu bujinya n'uburakari araza. Haleluya. Aje akubitana n'indogobe n'amafarashi, aje yikoreye iki? Yo haleluya. Amen. Umugore w'ubwenge wakibona ati bite ibi ni ibiki? Ati mu gihe kivuga amagambo abigaragaze gute? Aratungutse ngo ahita kwita ifukamira hasi ati nyagasani umutima uciye bugufi uhosha uburakari. ntubibare kuri Nabali, ubimbare kuri jewe. Nabali niko yabaye. Ntacyo dufite twarenza kuri Nabali. Urumva izina niryo muntu nyene niko yabaye. Nukumva ati ntubibare ku mutware wanjye, bari wimbareho. Umugore wuzuye ubwenge, yuzuye umutima uciye bugufi, arengera urugo rwiwe. Ugeje murabyumvishe? Umugore wuzuye ubwenge, wuzuye umutima uciye bugufi, arengera urugo. Ariko ikigetse kuri ibyo wuzuye ubumana. Yego. Arengera n'igihugu, akarengera igihugu, akarengera itorero. Abagore b'intwari nk'aba ngaba kuva kera bahozeho. Nabari Abigayire umugore wa Nabali abiki abintwari. Uburakari bwose Dawidi yarazanye no kuvuga ngo urugo ndarumara n'imikumbi n'ibyo byose ndabishira hasi, yarajeje kwica no kurimbura. Ariko ako kanya umugore ikintu yakoze kidasanzwe, yarinze Dawidi gukora ku maraso. Umva umugore udasanzwe wuzuye Imana, igitangaza Imana yamukoresheje. Yarinze Dawidi gukora kuki? Ku maraso. Dawidi ntiyica, icyo ni kimwe. Icya kabiri arinda ko n'urugo rwe rumeneka mu iki? Amaraso n'abagaragu be. Urumva yemera kwitirira icyaha kandi nta cyaha yagize gute yakoze. Dawidi abonye umugore ko naciye bugufi n'ubumana bumwuzuyemo, abone ko n'umugore w'ubwenge, avuga ati ntacyo nikoze. Dawidi asubira inyuma n'iki? N'aya mafarashi n'indogobe yikoreye iki? Ibyo kujya ajya kuga urugo rwa kwa Nabali bugira gute? Rurokoka rucyo. Nukuvuga ngo Abigayili ntiyagiye muri detaye. Reka da. Akimara kumva ikibazo yahise akemura. Yahise agikemura. Yahise ashaka igisubizo. Sibyo nago yigeze ahita avuga ngo kandi ngo n'ubundi nejo bundi rega ngo nahanga ngo yakoze ibi ngibi ngo rega n'ubundi ngo yarananiranye na mu rugo ratubanga moya we yahise yiruka ajya gushaka igisubizo. Uruhare rw'umugore mwivuga butumwa asenga Imana ikazana ibisubizo. Jyana abangombwa akishakamo igisubizo nawe. Atiriwe ajya kubaza kuko afite ubwenge bw'Imana, ayobowe n'Umwuka Wera, ahita bumugisha w'igihugu, w'itorero, n'uw'umuryango we, n'uw'isi muri rusange. Umugore wuzuye Imana, wuzuye ubwenge bw'Imana, abumugisha ku rugo, akamugisha ku itorero, akamugisha ku gihugu. Murakoze cyane, turi hafi kugana ku musozo. Abaduteze amatwi turabisa ko turi kwinsanyamatsiko kuvuga ngo uruhare rw'umugore mu ivugabutumwa cyangwa se mu kwamamaza Yesu. Twasanze ko ivugabutumwa kwamamaza Yesu mu byo bari kuvuga bigizwe no gusenga, guca bugufi, ubwenge n'ibindi. Nagira ngo musobanurire abantu baduteze amatwi muri kano kanya. Hari umuntu uri kubura muri kino kiganiro akabase ko ntafata Bibiliya, ko ntari umubwiza butumwa, ko ntajya kuvuga ubutumwa ngo binkundire, akumva yuko kwamamaza Yesu cyangwa se uruhare rwo mwivuga butumwa ari uko azafata birakajya kubwiriza, ari uko azagenda akajya muri korali akagenda azenguka akagenda aririmba avuga ubutumwa. Nagira ngo mubasobanurire ivuga butumwa turi kuvuga hano ni iryo ngiryo cyangwa n'iyi mirimo yavuga ubutumwa turi kuvuga hano. Shatse kuvuga imirimo yo gusenga, guca bugufi, kumvira, mu bwenge,
kwihangana nejya muduze ese kuvuga ubutumwa turi kuvuga hano cyangwa kwamamaza Yesu ni ugufata Bibiliya gusa tukagenda cyangwa musobanura baduteze amatwi muri kano kanya ivuga ubutumwa two kuvuga hano hantu kwamamaza Yesu ubikorwa mu buryo butandukanye ushobora kuvuga uko Imana igushoboje ko twaje ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ushobora gukora kubisha mu bikorwa umunyarwanda yaciye umugani ngo ijya kurisha ihera burya ntabwo zajya kuvuga ubutumwa hakurya iyo ngiyo ntabanje ku rugo rwanjye ivuga ubutumwa rya mbere nuko ngomba kurikura mu rugo rwanjye abana nkabatoza gukunda Imana nkababwira ijambo ry'Imana nkagerageza no kwera imbuto urugo rukagira umunezero rukarangwa n'amahoro iyo mpereye ivuga ubutumwa mu rugo rwanjye nkerera imbuto umutware wanjye nkerera imbuto abana banjye nkerera imbuto umukozi wanjye wo mu rugo nkerera imbuto abaturanyi banjye abo ni abantu bazagurukana nanjye tukajya kwamamaza inkuru nziza kwese ari umwana ariko ningenda jyenyine bishobora kuzamvuna ariko nimpera mu rugo bizanyorohera n'ubu ndi kumwe na mwene data kuko ari aho twahuriye twese dukijijwe turi abakobwa ari mwe yamamaza ubutumwa nanjye namamaza ndamaza ubutumwa bigera igihe no tugira gute tumva ko tugomba kujya gute umwe yumva mu wundi twumva waduhamagaye n'umwe haleluya tubabava benga kuba inshuti yago tubiki tubabavandimwe ubutumwa ubuvuze ari kuri kumwe n'abandi biba byiza n'inkuru y'ubutumwa bwiza ikarushaho kujya gute kwamamara ubutumwa bwiza rero buhera ku rugo buhera iwacu mu ngo zacu tukera imbuto ntabeho kuvuga gusa Kristo twumvishe cyangwa se twabonye ahubwo tugasha no mu bikorwa tugomba kugera ikirenge muki tugasha no mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana bitubwira data muje duhana mugisha ngo uravuze ngo kwamamaza hari abantu hari umuntu uri kutura muri kano kanya cyangwa se ko twumva ari kwibaza ati ko ntajya mvuga ubutumwa ko njya mfata Bibiliya ngo njye gusoma mbwiriza ubutumwa ngo gucya na gucya cyangwa se njye makora indirimbe nkora ibiterane akumva ko ibyo vuga ubutumwa ryonyine akumva ko kwamamaza Kristo cyangwa se Yesu ari ugufata Bibiliya cyangwa se kugenda akarimba gakuribisha ibiterane akagifitiye confusion nimba ari ubundi buryo umuntu yakwamamaza Yesu nkuko umubyeyi yarabivuze yawe ati ninkora n'imirimo myiza nkabana neza n'umukozi n'abana n'abaturanyi naryo nivuga butumwa nagira ngo tubasobanure tubabwiye ko nubwo atafata Bibiliya ko ari ubundi buryo yakora mu bivuga butumwa mubwire ubwo buryo nubuhe mu bayobore icya mbere niba ufite ibyo kurya ntagiye muri menshi habaturanyi bawe bashonje fasha imfubyi ziri iruhande rwawe uraba wamamaje Yesu reba wa muntu ubabaye kuruta abandi umuntu abantu bose batazi batanageraho wowe mu mama udashoboye gufata Bibiliya ngo ubwirize genda ubabwirize muri ubwo buryo genda ubafashe genda uganire nabo wumva ikibazo cyabo ubasengere nta muntu utazi gusenga hari abasenga bakoresheje ishapure ariko abantu benshi bazi gusenga barabizi n'utabizi afite uburyo asengamo ariko banza ugenda ugere kuri uwo muntu ubabaye uraba wamamaje Yesu babyeyi mwihesha agaciro kwihesha agaciro nabyo byamamaza Yesu ambara neza muri iki gihe turi kubona abantu rwose bafite imyambarire idahwitse ukabona rwose ni nkaho umuntu agenda buri ndabizi ko ababikora nibumva ibi barababara ntibari bubyishimira ibyo mvuze ariko umubyeyi mwiza yambara nk'umubyeyi ndetse n'umukobwa ari uburyo umukobwa abaho kandi akabavuza ubutumwa akaba yamamaje Yesu na kera kuko intambuko yawe igaragaze Yesu imvugo yawe nziza igaragaze Yesu indoro yawe igaragaze Yesu imyumvire yawe ni igaragaze Yesu ibikorwa ukora niba uri muri biruka bukorana n'abandi ba mama ubona barushye uburyo batwara uburyo bakasoringa uburyo baba hafi nabyo bigaragaze Yesu nabwo wabuvuza ubutumwa bwiza ibikorwa ikindi kandi kwera imbuto imirimo myiza yo gukiranuka ikindi rega nabo bantu batajya banasenga bamba mama rwose bera mu mago badasenga nabo nibagere no mu nzu y'Imana kuko mu nzu y'Imana hari niho bazakura n'ubwo butumwa bwiza bakiga no kwera imbuto
ikindi kandi bamama mu nyumva n'abakobwa ndetse n'abagabo n'abasore dufatanye twese kugira ngo twamamaze Yesu aho ntageze nawe hagere niba ubona udahari aho udashoboye nyiyambaza kuko nyine nkuko tugenda turi unity dufatanye kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare kandi ubutumwa hari ikibazo njya nibaza abantu bose barasenga pe tujye tubona insengero zuzuye 80% n'abakristo ariko ukabona ibibiri biriyongera buriya turasenga by'ukuri mureke noneho ahubwo tureba aho byapfiriye tureba aho byapfiriye ni hehe wenda ni ntago turi kwera imbuto wenda ibikorwa si byiza urumva ko wasenga ariko utafashije mwenezo nese ubwo wabusenga urugero nkanye njya mpura na kese umuntu akaza ati mukozi w'Imana sengera rwose mfite ibibazo binibi ngirira Imana nkamubwirira Imana koko ariko niba mbwiye ati naburaye n'abana nibaheruka gukora ku munwa rwose uri umubyeyi uwo muntu abakeneye isengesho d'abord cyangwa abakeneye gukora kugira ngo no gutanga karya abanze nyine agira ikintu yumva no mu bana bekurira noneho umubwire Yesu noneho amwumve sibyo rero birakwiriye ko ibikorwa byinshi imirimo myiza mbere kuko kubwiriza reka nkubwire benshi barabwiriza n'abakorera satani bazi kubwiriza sibyo uzitegereza barangi ukuntu barabwiriza bakanarondora sibyo ariko se mu by'ukuri baba bakorera Yesu hari ibintu bisa bidasa byitwa kimwe ariko atari byo kubwiriza ni ijambo rimwe ariko hari ababwiriza bakijijwe ari n'ababwiriza badakijijwe ariko umuntu ubwiriza ari mu mwuka wera akamamaza Yesu ashorewe n'umwuka wera bizana impinduka kuruta uko umuntu yavuga gusa atuzuye umwuka wera w'Imana Imana ibaho umugisha ugire wa mutima umwe wari muri Kristo Yesu umutima w'imbabazi umutima ugwa neza amen twibukiranya ko turimo tubabwira ngo umugore ni mutima w'urugo umugore iyo ashatse arashobora umugore ni imbaraga z'urugo ni imbaraga z'itorero ni imbaraga z'igihugu gatamuje tugire neza murakoze cyane baduteze amatwi turugana ku musozo hari ijambo Yesu yigize kuvuga nuko ntaryibuka neza ngo nibarebe imirimo yanyu cyangwa se imbuto zanyu bazahera ko bahindukire bamenye Yesu mwamenye bishaje ko nta butumwa avuze uko ameze gusa bitumye bamenya Yesu kandi kumenya Yesu just byabaye ivuga butumwa hari ikintu ndi kwibaza tugana ku musozo birashoboka yuko umuntu yakomamaza Yesu adafite nshatse kuvuga iki ari inkuru muri Yohana ibice 16 gutyo na 4 ko Yesu ahura n'umusamariyakazi yambwiye ngo ugende ukanka uzana umugabo wawe agenda ahuruza byagenda cyeka ryarivuga butumwa abwira ngo muze mumenye umuntu wamenye ibyo nzi byose ariko nta ntu twekana ko yari yamanje kwihana kandi yamamaje Yesu ese birashoboka ko umuntu yavuga Yesu utamurimo ngo yicara ku bitugu by'abapfapfa birashoboka ese kwihana uvuga ni gute kwihana icyo nshatse kuvuga kwihana hano kwihana wihana ibyo ibibi ukora nshatse wakwamamaza Yesu ugifite ingeso mbi utabanye n'abantu amahoro utabanye n'umuryango wa mahoro bigakunda nkurikije kwijabo maze kuvuga ukuntu Yesu yawe n'umusamariya siko bimeze umusamariyakazi akamubwira ati makumazi dusangire niko biri uriya mugore agifata icyeme akimubwira ngo genda uzana umugabo wawe akagenda abwira abantu bose ati muze mumenye umuntu wamenye ibyanjye iya ntambwe ntabwo yo kuyitera ataremera Yesu ikiriya cyonyine ni kuvuga ngo nimuze murebe umuntu wamenye ibyanjye kiriya ni igihamya cy'uko yamenye ko ari Yesu ari umucunguzi kandi akaba n'umukiza bisobanura ngo uriya mudamu buriya yamaze kwihana so kujya mu muhanda ngo vuze induru ngo narakijijwe narabahowe n'abatowe oya kwihana mu mutima we yamaze kwemera ko yababariwe ko yabohowe bituma habwa izo mbaraga zo kujya kubwira nibyo abandi tunifashishije rino jambo riri muri Yohana 14:23 ravuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe ariko utankunda niyitondera amagambo yanjye kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye ahubwo ni rya data wantumye bibirasobanutse wakwamamaza Yesu utafite
birashoboka se? Hano haravuze ngo umuntu nankunda, sibyo? Azitondera iki? Amategeko yanjye. Abakurikira inzira igiye mu ijuru igira amategeko. Amategeko y'ikirere, indege zigira amabwiriza. Indege zigenda zifite amategeko y'umuhanda wo mu kirere. Mu muhanda hano mwisi abatwara imodoka y'ibinyabiziga hari amategeko y'umuhanda. Ni watwara imodoka utariza amategeko y'umuhanda utayazi. Hano haravuze ngo umuntu nagira ate nankunda azitondera amategeko yanjye. None se umuntu utarakira Yesu ngo abanza mukunde mu mutima azatanga ibintu bimeze bite? Azatanga bibi. Ikibazo. Azabwiriza ibintu abantu babone ni byiza, bumve ni byiza kuri no kumaranga mutima pe. Abantu barire bituragure hasi reka bavuge ngo umwuka yaje. Ariko bya bikorwa bibi yakoze bisenya iki? Ya mategeko y'Imana. Rero umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Ni wakunda Imana utitondera ibyivuga. Ni wabukijijwe. Gukizwa nuko witondera iby'Imana igusaba. Murakoze cyane. Impamvu nambajije ikibazo nuko hari abantu usanga ukumva ari gushyira imbere kuririmba atabanje kwibana bamubwira ngo bino ko bitameze neza, imyambere ko itameze neza, ahubwo ngo agakiza kanyumbere kandi nta kuri kubona, ukumva ashize imbere kujya kuri podium kujya kuririmba, ukumva ashize imbere kujya kurimba akajya kubwiriza kandi hari ingeso atabanje gukuraho. Kandi wazimuwaza tubaye bino bintu ko bitameze neza ko biteye kuvuga ubutumwa, ukumva ahubwo ngo ega agakiza kari mu mutima, ukibaza agakiza kari mu mutima katagaragara inyuma bikagutera ikibazo. Niyo mpamvu nimbaje icyo kibazo kugira ngo n'udukurikiye muri kano kanya yumvireho agira ibyakosamenye ko ibintu biri inyuma bigomba no kugaragara mu mutima imbere. Murakoze cyane. Turasoje kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi, uruhare rw'umugore mu ivuga butumwa cyangwa se mu kwamamaza Yesu. Turagira ngo mu masegonda nka 5 cyangwa 10 nimba icyo wabwira abantu kurwo ruhare ukibabwiye nurangiza n'umubyeyi nawe mu masegonda nka 5 akivuge nitwaza dushyiro ka kanyumbo kanyu uhita usenga Imana dusoza ikiganiro. Imana ibaho umugisha. Ndashoje ndumva nta byinshi muzabamenyera ku mbuto bera kandi bisa bidasa. Imana iguhe umugisha. Icyo wakongera ku magambo tumaze kuvuga icyo nasoza mpere ku ijambo bamaze kutubwira nuko nakwibutsa bene data ko turi umucyo w'isi kandi umucyo umurikira ahantu hari umwijima. Bisobanura ngo rero mureke tuba umucyo wifuzwa na buri wese ariko tuganisha abantu kuri Kristo. Imana iguhe umugisha. Rusi 3:18 haravuga ngo mukobwa wanjye iyicarire ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo. Uwo mugabo uko muzi ntazaruhuka atararangiza ibyo. Ubwo niko Imana ibabwiye. Ni mwiyicarire murindire mutegereze aho muzamenyera amaherezo yabyo. Uyu mugabo twavugaga Yesu ntazaruhuka atabirangije. Muhumure. Imana ibaho umugisha. Nyuma muri kumwe kuri mikoro ni Jeanne Po nk'ibisanzwe. Tubaye dusubikiye kino kiganiro cy'uyu munsi ko kirakomeza. Tuzagezaho n'ikiganiro cy'umuryango, amatsiko cyangwa se ibibazo wifuza kutubaza byandike muri comment. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzabire kugira ngo tugusubize cyangwa se mu byo utasobanukiwe uzabisobanukirwe. Hari akayimbo tumwifuza kurimba nk'igitero kimwe ndakeka nagashyiraho nanyuza mwarimu Betty agasenga Imana. Yesu abamugisha. Nilipofika Gorigota nikaiona huko neema kubwa kama moto, neema ya ajabu, neema ya Gorigota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kuu, neema ya Gorigota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi, neema
utazika na moyo ukapona. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tena ya milele, neema ya kutosha. Izina ryawe niryubahwe. Amen. Haleluya. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Niryamamare. Ibyo tuvuze ni ibyawe. Yego Yesu. Ni wowe turi kwamamaza. Amen. Twebwe ntiduhari, ni wowe uhari. Iyaba atari wowe ntituba duhari. Turasengereye imitima itarabona ubutumwa, itarakira Yesu cyangwa yacuritse ibintu. Turasenze ngo ubahe imbaraga. Abantu bari mu bigeragezo turabasengeye. Hari abarwaye indwara zikomeye, abarwaye imitima, diabeti, migongo, kanseri, uri Imana ikiza. Turabasengeye ngo baruhure. Ni wowe mbaraga zabera, ni wowe mbaraga zacu. Twarakubonye ukora ibikomeye. N'uyu mwanya turakubonye kuko turabizi ko hari abantu uruhuye, turabizi ko hari abantu ukijije, turabizi ko umugambi wawe ari mwiza. Haleluya. Turagushimiye. Umugisha umuntu wese, umugisha itorero, umugisha igihugu cyacu nikigira amahoro. Abantu nibagira umugisha, abantu nibakore byemere. Mana zahura ubukungu. Abantu turasenze ngo imbaraga zawe zivubira imvura abantu. Mwami dukeneye ibitonyanga biva mu ijuru mu izina rya Yesu. Mana kiza igihugu cyacu, giha umugisha, agura ubwoko bwawe Mwami. Turasenze mu nzego zose kugira ngo abantu bose bagire amahoro. Amen. Icyubahiro n'ikibi cyawe kandi ubwo bivuze birabaye mu izina rya Yesu. Amen. Ngewe Kanyange Florence, nimero yanjye 07 88 53 0053. Nongeye nyisubiremo 07 88 53 0053. Amore Imana bane namwe. Amen. Zanjye ni 07 83 146 27. Imana ibaha umugisha. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.